bavugaga ngo nimutwerere imbuto natwe tuzahinduka, nimutwerere imbuto natwe tuzahinduka. Ariko ntabwo ari uko yabivuze mu ndimi, mu rurimi nyine rugezweho, cyangwa se aba bavandimwe bacu mu yandi madini bakoresha. Yaravuze ngo nimutwerere imbuto natwe tuzakizwa. Si kimwe se? Ni kimwe rwose. Nimutwerere imbuto natwe tuzakizwa. Ako kajambo karanshorogotoye, niba ntakoresheje ijambo ribi, kagaje umutima wanjye, numva koko nanjye nishyize mu kibazo. Nibaza ngo ariko ngo bariya abantu uzi ko ari byo koko, turamutse tweze imbuto, ubuzima bwacu buramutse bweze imbuto, abantu bazamenya Yezu kandi bakamukurikira. Nuko rero mbihinduramo urwenya, nanjye ndamupepera ndamubwira ngo ubanze nawe uduhe kuri izo mbuto ucuruza, natwe izo tuzera tuzaguhaho. Ubwo urumva nari mbigize urwenya kugira ngo umunsi cyangwa se ikiganiro cyacu kirangire neza. Ariko ntabwo byari urwenya, ahubwo byari seriye. Naje gusanga dukurikije amasomo y'uyu munsi, kwera imbuto kwacu zibe nkeya cyangwa zibe nyinshi bishobora gutuma abantu bamenya Imana. Ariko kutera imbuto kwacu nanone bishobora gutuma abantu bigumira mu byo bibereyemo, bishobora gutuma abantu badakurikira Yezu, kuko bavuga ngo ese ubundi bariya bamukurikiye bo baturusha iki? Nigeze kubabwira uburyo uwihaye Imana cyangwa se umwe mu bakristo ba kera yabajije umuntu utaremeraga, ubwo urumva ko ari uburyo bwo kumunegura, ati njya nibaza uburyo abantu batemera Imana mubaho bikanyobera. Ubwo urumva atari uburyo bwo kwishongora se? Undi nawe amwishongoraho mu buryo bukomeye cyane, aramubwira ngo nanjye njya nibaza ukuntu mwemeye Imana ariko mukaguma mukaba nkatwe bikanyobera. Erega ubwo nabo baramwishyuye, umukino warangiye ari kimwe. Nibyo yaramubwije ukuri, ni nkaho yaramubwiye ati mwe ko mwemeye Imana, imbuto mwera nizihe? Mutwerere izihe mbuto ngo natwe tubashe gukurikira iyo nzira mwanyuze? Imbuto rero ni umusemburo wo guhinduka. Abera imbuto batuma abandi bahinduka. Nibyo ubuzima bwera imbuto niwo musemburo wo guhinduka. Umuhanuzi Izayi iri banga we yari arizi neza, maze aba ari naryo akoresha ngo afashe guhinduka umuryango w'Imana wari warahabye kubera ubuzima bukomeye wabagamo. Mu gihe cye, ndavuga mu gihe cy'umuhanuzi Izayi, umuryango w'Imana yari yarahamagariwe kuyobora wari waramaze gutsindwa intambara nyinshi, abaturanyi bari barabatsinze karahava. Nuko abanzi babo babagira ingaruzwa muheto, icyizere cy'ubuzima kiratakara, ndetse bamwe bari basigaye bibwira ko bibeshye mu kuyoboka Imana. Ibi kandi bibaho cyane no mu bakristo, bijya bibaho. Hari igihe ibintu bikubaho ugatsindwa n'ibigeragezo, ugakubitwa kwa kundi tuvuga ngo narakubiswe, rimwe na rimwe ntubone n'inzira unyuramo. Bamwe bagatangira kwibaza ngo ariko ubundi Imana nayobotse aho ni Imana nzima koko nk'uko bambwiye? Abayisiraheli rero nabo baguye muri iki kigeragezo
ku buryo bari basigaye batekereza ko Imana bayobotse ubanza hari atari Imana y'imbaraga. Ndetse bamwe muri bo, ndavuga abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se barucantegeye, bacaga inyuma bakanababwira bati reka barababeshye, Imana mwayobotse ni baringa. Barucantege bo ntibabura. Ariko Abayisiraheli ntibigeze bacika intege, barakomeje baratwaza. Maze umuhanuzi Izayi aza basezeranya kandi abibutsa ko Imana bayobotse atari baringa. Ndababwiza ukuri, umwami twayobotse si baringa. Umwami twayobotse ni umunyabubasha. Niyo wagwa kure hangana gute, niyo wagera kure hangana gute, umwami twayobotse ni uw'igitinyiro. Umuhanuzi Izayi rero aza yibabwira, arababwira ati Imana mwayobotse izabakura habi mwageze, izabahakuza umwami udasanzwe wuzuye umwuka w'Uhoraho. Mwabyumvise mu isomo rya mbere, uwo mwami azaba yuzuye umwuka w'ubuhanga ndetse n'ubushishozi. Uwo mwami azaba yuzuye umwuka w'ubujyanama n'ubudacogora. Uwo mwami azaba yuzuye umwuka w'ubumenyi n'ukubaha Uhoraho. Uwo wahanurwaga rero ni Yezu Kristu, uyu nguyu dutegereje muri adiveni. Uyu nguyu umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo adukize. Wa wundi udaca imanza akurikije igihagararo cyangwa ngo azikemura akurikije amabwire, ni umwami w'ukuri, kandi ukuri kudakuka, ukuri kudahinduranwa cyangwa se ngo guhindurwe n'ibihe. Uyu niwe wita ku ntamenyekana, akazicira imanza zitabera, akarenganura abakene bo mu gihugu arimo icyo ari cyo cyose. Uyu nguyu kandi nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, ngo umugome uwo ari we wese amukubitisha inkoni y'ijambo rye. Nimwumve, ntabwo amukubitisha inkoni y'igiti, ahubwo amukubitisha inkoni y'ijambo rye. Amubwira ijambo rye rikamunyura, maze umugome akava mu bugome bwe. Naho umwuka wo mu munwa we awicisha umugiranabi. Umugiranabi uwo ari we wese avanwa mu bugiranabi n'umwuka w'Imana. Uyu uvugwa rero mu buhanuzi bwa Izayi ni nawe natwe nk'uko nabivugaga, niwe mwami twayobotse ari we Yezu Kristu. Bityo imbuto yatwereye nizo zatumye tumuyoboka. Ndababwiza ukuri, twayobotse Yezu Kristu kubera imbuto yera, kuko nta murwayi adakiza, nta mushonji atagaburira, nta wahabye adahabura. Izo ni imbuto yera. Ni nayo mpamvu twamuyobotse, ni ukugira ngo natwe tubashe kumwiga ingiro n'ingendo, maze twige gukemura ibibazo by'abavandimwe bacu Imana yadushinze tudakurikije igihagararo, kuko imikorere y'iyi si ni ukujonjora nyine. Ariko bakurikiye umwami ntibatandukanye abana b'Imana, ntibareba igihagararo cyangwa se ngo bakemure ibibazo by'abo bashinzwe bakurikije amabwire, ahubwo bakurikiza ukuri nyakuri. Ibi rero kugira ngo tubashe kumwigana natwe twera imbuto, biradusaba kwita ku ntamenyekana no kurenganura abakene bo mu gihugu Imana yaduhaye guturamo. Iyo tuvuga abakene, nk'uko Papa Leo wa 14 aherutse kubitwigisha mu nyandiko ye nziza yasuye yise Direxite, cyangwa se mu Kinyarwanda iyo nyandiko iravuga ngo naragukunze. Yatubwiye ko abakene atari abakene bamwe bakeneye ibintu gusa, ndavuga ibifatika. Ntabwo ari abakeneye imitungo gusa,
ahubwo iyo tuvuga abakene tuba tuvuga na ba bandi bimwe uburenganzira bwabo, tuvuga na ba bandi bimwe uburenganzira n'abakabubahaye, tuba tuvuga batagira uruvugiro muri sosiyete, tuba tuvuga abakene bakeneye Imana, boshye impara yahagira ishaka amazi afutse, ndetse n'abatagira ubwinyagamburiro n'ubwisanzure aho bari hose. Uwo ni Papa Leo wa 14 ubitubwira, kugira ngo nituvuga abakene tutazajya twumva bakeneye igikoma n'umutsima gusa. Nibyo abo ni abakene, ariko abakene bandi benshi tutazi kandi bakeneye ko tubageraho ni babandi navuze bose. Aba bose rero kubitaho no kubahoza ku mutima ni ukuberera imbuto nziza. Bene nk'aba nibo bashibukamo inyota yo kuyoboka umwami twayobotse, maze uwo muhanuzi Izayi akaba ari nabo yaduhanuriye. Abo ngabo nibo iyo babonye uwo twayobotse twaramukomeyeho, nabo baza bamusanga, maze nabo bakaba mu gikumba kimwe n'umushumba cy'umushumba uturagiye twese. Uko niko kwera imbuto navugaga. Ubwo nibwo buryo abatubonye bashobora kunyoterwa no kuyoboka umwami twayobotse. Uko niko ni kwa kundi n'ababandi bacuruza imbuto hanze, n'ababandi bavuga ngo tuberere imbuto bashobora kuyoboka umwami wacu. Kwera imbuto ni ukumenya kwakira abandi, gusangira no guhuza ibitekerezo nabo. Ni nabyo Pawulo mutagatifu adusaba mu isomo rya 2 iyo agira ati, Imana soko y'ukwihangana no guhumurizwa irabaga guhuza ibitekerezo nk'uko Kristo Yezu abishaka. Si ngombwa guhutaza aho tudahuje ibitekerezo, nicyo Pawulo atubwira. Burya kwerera imbuto abantu ni ukumenya kubatega amatwi. Burya uwo mudahuje imitekerereze ntabwo ari ngombwa kwaba umwanzi wawe. Uwo mudahuje imibonere y'ibintu ntabwo ari ngombwa kwaba umwanzi wawe. Ahubwo iyo umuteze amatwi ukamwumva, umenya icyo ashingiyeho. Rimwe na rimwe niyo mutahuza, ariko na rimwe mukagira icyo muhurizaho. Aho niho Kiliziya igitwigisha no mu mibanire yacu n'ayandi madini, ngo nimutabasha kumvikana ku myemerere n'abo mudahuje, ngo ariko byibuze muzagira icyo muhurizaho, byibuze gufasha umuntu no kumwereka urukundo. Ibyo nta dini ritabigira, ibyo nta muco utabigira. Gukunda no gukundwa nta muco utamugira. Ngo muzaba mudahuje ibitekerezo, ntimunahuze imyemerere, byibuze muzahurize ku kintu cyiza cyo gufasha mugenzi wawe uri mu kaga. Ibyo nta muco byanga, ibyo nta dini riryanga. Uwo mudahuje imyemerere, byibuze muzahurire mu gutabara. Nta muco utagira gutabara, nta dini ritagira gutabara, nta gihugu kitagira gutabara. Maze abo mudahuje ibitekerezo, ibyakabatandukanije ahubwo bigira uko bibahuza, ngo kuko twera imbuto. Abo tutavuga ururimi rumwe, abo tudatekereza kimwe, ntabwo ari abanzi bacu. Ahubwo nk'uko Pawulo abitubwira, ngo tugomba kuberera imbuto, maze ibyo duhuje tukabikora neza, nguko uko abantu bazayoboka umwami twayobotse. Kwera imbuto ari nayo ngingo ya nyuma nsozerejeho. Turabisanga nanone mu myitwarire ya Yohani Batista twumva mu ivandiri y'uyu munsi. Kwera imbuto zimwe zituma abantu bahinduka, bagakurikira umwami twakurikiye, bakemera umwami twemeye, ni ukuba nka Yohani Batista udahutaza abaciye bugufi, ahubwo akereka buri wese mu cyiciro cye inzira yo guhinduka by'ukuri. Ntabwo Yohani Batista yitiranya abacuruzi n'abasirikare,
ntabwo Yohani Batista yitiranya abahinzi n'aborozi, ntabwo Yohani Batista yitiranya abakire n'abakene, ahubwo buri wese mu cyiciro cye amuha inzira igana Imana. Nguko uko twerera abantu imbuto. Burya abantu bose ntibangana, abantu bose ntibahuje inzira, abantu bose ntibahuje ikigero cy'imyemerere. Kugira ngo twere imbuto rero nuko buri wese tumenya kumutwara uko tumusanze. Buri wese afite urugero rw'imyemerere yagezeho, buri wese afite ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Tumuherekeza mu byo ashoboye, maze ibyo adashoboye tukabimufasha kugira ngo azabashe kugera wenda aho natwe twageze. Kugenda tunenga abantu ngo ntabwo twumva uburyo ushobora kubaho utemera Imana, kubaho udakora ibi n'ibi, ntidushobora kumva ukuntu utaragera kuri uru rwego. Burya kenshi haba harimo no kwishongora, kandi iyo wishongoye ku muntu nawe kwishongoraho, kuko ararangiza akakubwira ati sinumva ukuntu nawe wageze aho ngaho, nawe ukaba ugifite ibyo wica. Ahubwo inzira nziza ni ukugendana nawe umuherekeza kugira ngo muve mu bwiza mujya mu bundi. Niko Yohani Batista yabigenje, abavana kuri batisimu yo kwisubiraho abageza kuri batisimu ya Roho Mutagatifu. Ndetse Yohani Batista mu kwera imbuto kwe aca bugufi ati dore uwo mugomba gukurikira ni Yesu, ntabwo ari jyewe. Biriya ni imbuto cyane, kuko ikibabaza ubu ngubu abashumba benshi n'abigisha ijambo ry'Imana usanga aho gutunga agatoki kuri Yesu bamwereka abandi, ahubwo usanga birirwa batungana intoki. Ntabwo ari ukwera imbuto. Usanga aho kuvuga Yesu akenshi birirwa bavuga abandi. Ntabwo ari ukwera imbuto. Kwera imbuto ni ukuvuga Yesu agahindura abashaka, agahindura abo yagennye. Kwera imbuto nanone kwa Yohani Batista ni umugabo uhagarara ku byo yemeye, ntabwo ari umugabo udandabirana. Natwe kugira ngo tubashe kwera imbuto nuko duhagarara ku byo twemeye. Umva yewe, umva rwose nterwa ubwoba n'abakirisitu badahagarara ku byo bemeye, ku buryo no gukora ku kimenyetso ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ugeraho bikunanira ngo nuko bageze aho batagikora. Hagarara ku byo wemeye, hagarara ku wo wemeye, maze abazakubona warayobotse umutware w'imbaraga, abazakubona uhagarara ku byo wemeye nka Yohani Batista, abazakubona uca bugufi nka Yohani Batista, abazakuyobona uyobora abantu ku Mana aho kubiyoboraho, abo nabo bazamenya ko wayobotse umwami muzima, bazamuyoboka babeho, bazamuyoboka babeshaho abandi. Nguko uko kwera imbuto bituma abandi bahinduka. Wowe nanjye uyu munsi no mu bihe bizaza duharanire kwera imbuto kugira ngo zibe imisemburo wabo tubana, kandi zibe ikimenyetso cy'uko natwe twayobotse umwami ukomeye ari we Yesu Kristo, umwana w'Imana nyir'ubugingo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Twamamaza ukwemera kwacu.